Ndi papa Sava. We bintu uvuga ntago ari byo bana. Akose kubera icyo bihaka. Nose ngicyo bamufungiye sinyize ubu ngubu urabindusha. Ariko ntago aricyo bamufungiye. Nicyo. Aya. Yewe ntabwo ari cyo azira. Ntabwo wajumubwira. Iki? None se ariko se ubundi murapfa iki? Iyo nkuru ngiye ko nyishinzemwe amaguru yombi. None bizibaza. Abayigeze nayo. Ariko rero umva. Namwe niba ari ikinyarwanda kibe nk'ikinyarwanda. Ntamuvuga ngo inkuru nashinzemo amaguru cyangwa nyihagazeho. Bisirira gitara aho ngaho. Neza ubu nibwo bwa mbere mwumvishe gusiga ugasa n'usanisha ibintu ugasa nkaho uvuga kimwe urengura ikindi. Akose uburuga wowe ntago uzi ibintu by'abiru cyangwa abasizi. Ndabizi. None se sinshobora kuvuga imvugo ariko nshatse kuvuga ikindi. Ubusa nibwo bwa mbere mwumvishe nk'igihe wenda nk'abasizi cyangwa abiru kubera babiziranyeho wenda wajya kuvuga nk'i Burundi ukumva kuko bo babiziranyeho ntibavuze i Burundi kugira ngo mwese mutabimenya bakavuga ibuguru. Twagiye ibuguru urumva unaho kuko babiziranyeho ibuguru ugahita urenguramo iki i Burundi. Ubwo ubizi agahita amenya ko ari hehe ari Burundi. ari Burundi. Ushatse nko kuvuga mu mvuzo ukavuga ibuhiza impiza nyine n'ibivuzo ukumva ko hari ahantu bihurira. Waba ushaka nko kuvuga wenda i Musanze ukavuga uti ibutagarane. Gutagarana kuko iyo washanjije ikintu kimwe kirakira ikindi kiri ibutagarane. Uri kubyumva? Reka noneho ngo noneho akarenze. Reba noneho ushatse kuvuga nka butansinda. Ukavuga uti iburwana muhenererezo. Ariko uzi ko ari byo bamugane ebutansi ni wansi iburwana muhenererezo. Ariko ni muri we bwa kigo Ariko Sava reka nkubwire abanyarwanda bari abahanga pe. Ngo iki? Uzi ko wari urimo urabivuga nkumva ndi kugenda ntwarwa ukuntu kubera imivugire. Nk'ibyo bintu ntabwo bikwiye gucika ngo uvuge ngo ubwiru ntibukiriho ubusizi ntibukiriho kwita ntibikiriho. Wabigarura abantu bakajya babiganira babizi bakabiganira bikaryoha noneho abantu ko babyumva barabitora kuko burya ururimi iyo baruvuga nawe noneho uranyemeje ugeze ku burwana muhenerezo uvuga nose buri abantu babiri bose barwanya umuhenerezo nirwabura gica n'ubwa Kigoma na Muyange. Urumva nkanjye nawe tukaba tubiziranyeho ko ariho igitero cyabereye umugabo w'igitero yarinde noneho ko tudashaka kubibwira n'undi muntu wese bitareba tuti burwana muhenererezo yahabaye ingabo yarasanye kuri nakarasana kuri cyangwa wajya nko kuvuga nk'ikintu irebeye nka dativa niba ati kwa bunyunyusi nabashaka kugira nyine ukabwira ati niba utamaza munwa ebutamaza munwa urumva kubera ko urumva ubumeze utya nyine ariko wakumva uburyo ukagira uri iminwa igahita igutamaza ako papa Sava nyibwira kwanza iyo nkuru byagenze bite ariko nawe mugabo wakunze inkuru yo mwirimbi wagira ngo nitwatwana rega wajya nka torotsirimbi hari utwana tujya gushinyagurira imirambo ugasanga turakuramo bya byuma ugahora shinga umuntu ugasanga rwose ferabeto bazimazemo. Uretse ibaze uzi ko ngo noneho ubu basigaye biba bakagera kure mwari n'abakuramo amakaro bakajya kuyasasa mu nzu zabo. Noneho hari abadutse urabona nka kakarahure bashyiraho kuri ku birahure akajyamo ifoto akajyana diyama akagakata akagakingisha idirishya. Iyo bagufasha yego rata papa Sava uvuze ibyo niko ubwo burya mwirimbi hajya hagira gutya hakaka rwose hakagurumana. nawe nabyumvaga nk'inkuru ibyo byabagaho kera ubu se bimeze bite ibyatumaga hakasha byavuye hari amarimbi se abacanyeho amatara byotsi nanjye ndetse nabwo niba hari byabaga kera ibyo ugiye kubibara nyine mu bumenyi na siyanse wabyumva. Ntubigire ngo ni bimwe ngo ni ibizimu ngo biraka ngo nijoro ngo abazimu ngo baraka ariko ubibaza muri siyanse hari ukuntu ushobora kubyumva. Urumva nka kera irimbi ryabaga riri ahantu hitaruye hadatuye abantu
noneho ariko bahahamba cyane kandi ureba imva ya kera yapfaga nko kuri santimetero 50 baracukuraga nka santimetero 50 bati mujugunyemwe aho ngaho none se kera uko byagiye biza byatangiye upfuye bajugunya nko mu rumaniko nk'imbwa kuko soza bigera aho ngaho bakavuga bati twubaha umuntu bakacukura bakarenzaho nk'udutaka none se urumva niba nk'iryo rimbi bacukuye abantu begeranye muri metero 50 buryo umubiri urimo gushwanyagurika hari bigize umubiri bimwe byaka bikaba byatera ibinyonga urari wacana nk'itanura utwitse nk'amatafari cyangwa amategura ngo urebe hejuru ugasanga ni ibinyonga biri kuzamuka ibinyonga aho hari za herema ziba zaka muzi za herema bita za fosforese ziba zikoza amagufa we ntiwize se bundi phosphore wenda wiga akayubwira kuri taburo periodique aravuga ngo telesifone ariko abantu ikintu rega tsemana n'injiji anumve neza byubatse amagufa kumenya akamaro ko kuba inshuti natwe sha inshuti nawe se nayo wanyigishije ushaka ngo phosphore ejo kuvuga ngo telesifone ngo arakamwiriye nifo gusobanura musubiriremo byumve neza none se ni we ni yakangahe we ndaza ambwira byibura na herema nimuze muri kubwira nje ndaza kumwigisha oya nago phosphore yabuyamuna 8 no nagira ngo ngicokoze oya 8 no oxygen nagira ngo ngicokoze oxygen sazi yariyo jemba naratifa cyane nayo ntabwo azibyari phosphore aragira ngo ni 15 yibwirira inkuru oxygen ngo aragira ngo azi ko ari wa muturanyi wacu witwa Toje rega nyuma yasaba Imana papa Saba ari gihe ubona twicaye gutya ukangandiza ibintu kagira ngo se Imana arabyumva nibwirira rati ni nk'iyo phosphore igatera ibinyonga abantu bahanyura nyine bakavuga bati mwirimbi haraka gusa sinabihagazeho ngo njye kuvuga iby'ibizimu nabizi kuri nabyo bizemo mwirembi wo ariko rero nibyo twavugaga rero by'uwo muhungu rero nababwiraga byari umugome ngo bamufunge byari umugome yari umuhanya mubi urumva we ngo yafataga nk'amafaranga 5,000 cyangwa 10 akajya kunywa hirya urabona agasantire ko hirya yishara hirya rengayo hariya hirya noneho hariya niho yajyaga kunywera akanywa agatsotsoba 5 yajyanye ntasiga n'ijana yose akayacira mu nda agacira yabaga se yaparitse nibura deparasoma hanze reka rakati mfite uko ntaha ubundi yasohokamo agahita arayimbuza motari akurira kandi ubwo yatahaga he ndahakubwira muribuka kwa Mutabaro reba kwirimbi mu kaboko kw'ibumoso hepfo harya kwa Mutabaro habaga umugabo urwaye inyonjo ntawo muzi yatahaga hepfo yaho yatahaga mu gipangu cyo hepfo hariya umanukiye ku rubavu rw'irimbi urahabona hariya niho yatahaga noneho ngo akaza yakujyana yakugeza mwirimbi hagati kakayira ko kwirimbi hagati ati hagarara motara agahagarara agahica cana iki itaba kiri kuri moto acyambaye kasike motara ati munyishyure akamanutse kuri ki kuri moto na kasike mu mutwe wagatangira kwivugisha mama n'umwana umwe namuzanye n'umugabo w'ibizigira motari ntagize ubwoba mwirimbi bari kuvuga ngo bamutumye ngo yamuzanye motari agahita akata moto ngo akarenga undi agasigarana iki kasike agasigarana n'itiki iyo yose yasakoresha tuzabe twicaye ku gasima twumva umumotari ari kubiganira tumubaza neza amakuru ndavuga nti kazitunga nzamumenya kandi aranzamubikira iki uranze njyewe papa Saba ntajya amakuru y'impamo ndahita ntabwo uzi kuri operasiyo ko ndenze nagiye gukora iyo bita operasiyo special ndakubona nyine kama kiyongoye ngo iki ngiye operasiyo nakoze ni ya mwisho urumva ndavuga nti ndamufata niyemeza noneho kujya kwirimbi nkabanza nkamenya ngo ninde nagiye reba kagahuru kari haruguru y'irimbi ndakabona ntitsimbyemo imbeho irantunira imbeho irantuna ariko bigeze nka hafi saa 7 numva moto ngo n'uyu araparitse acanye tabi nti n'uyu atangiye kwivugisha twatuntu ndamwumva motara kase vuru ndahita yikomereza n'itabi ryatumura nta kibazo nanjye ubwo muri inyuma ngenda nk'iki nk'ingwe amaguru atavuga ye kubona mbona kase hehe aho kwa ba Mutabaruka wowe ndagufasha mba ndaritse abanyerondo none ndababwira nti ku nshuro yako ya kabiri n'ubu noneho dufite operasiyo simusiga niwe mutarambirwa urumva dufite operasiyo simusiga ntabwo ahantu hacu hakwiye guseba umuntu adusebye akuriye no ukora inyangamugayo nawe ndababwira nti umuntu atakwa Mutabaruka bamwe muzahagarara abandi muhagarara ndabapanuwa urumva
wari wakora operasiyo yo gucukura nk'ifuku 3 umunsi umwe ni uguhinga umusozi wose njye rero si uko mbigenza ni moja kwa moja imwe ntagire n'umenya yuko ariho nayikuye moja kwa moja njugunya nk'ahariya ndabapanura bamwe ndababwira nti mujye kwa Mutabaruka kw'irembo kuri umwihandoza cumu murindira aho ngaho abandi mbakubita hariya haruguru mu ikorosi abandi mbakubita ruguru nanjye noneho siga babiri bandinze nka kamanda njye nari ku kiwanja cy'amapambano ndavuga ni ndamufata operasiyo noneho ndayangaje noneho ndangije turategereza turagiyeyo imbere iradutunye saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 inda numvira byimbye gutya umva nakomaga hano nguma nakamano nguma ikaba igihumurizo wakoma hanga ikaba iki inyahura hano ingaraba indi mutagara wose ihinduka nk'umutagara neza noneho kudashyiraho agace k'ibubura umukondo wari ibubura ndavuga ariko nta icyo gihe hari kuwa 5 ndavuga ni kuwa 6 turakomeza operasiyo kuwa 6 tujya niwe mutarambirwa kabisa mutarambirwa ndongeye nditsimbye noneho bigeze nka saa 6:45 twumva moto ngo enoyo to ntangira kwihaga imyuka nihaga imyuka oya mutekereza imyuka nihaga ntago muzi icyo ari bumare nihaga imyuka ngiye kumva numva moto arajimisha atashye navuga nti niwe birangira bite rero acanye itabi ni niwe amanutse kuri moto nti niwe ngiye kumva numva aratangiye umwana umwe namuzanye nanjye amyukanje ni haza noneho mpinduka nyiramubanda y'ikidayimoni y'igishitani kigezashwe ubwo nanjye mara umva yaravuze yavuga nkamwikiriza umva niwe wagurutse mbere asiga nawe mu moto bizarubwa habyiteguye we yagize ngo noneho ibishitani byaje byabinda amagambo y'amagambo mukurikira noneho wari wabona filimi irimo ibintu by'ibintuza by'amarobo cyangwa by'ibikanka kwa kundi babyanima bikagenda bigomagira gutya noneho njye niko nagendaga noneho muzane ubwiyo bwarebye bagize ngo n'ubundi dayimoni zamutse urumva washakaga kwambura yari buguma aho ngaho niwe wagiye agenda mbere n'akazi kabona ararenga kandi ubwo nanjye ariko mfumya mu motari yari yazimije moto agikubita hasi nawe mbona umva abanyerondo abari haruguru yanjye ntabwo babafashe babaciyeho nk'ibabi ubwo nanjye kandi niko nakomeje nje kugira ngo bagire ngo nyine ni icyo ebana abo ku muhanda ruguru nibo bamufashe ubwo nanjye ndagumya ndaza none ndamufata gutya ndamucakira nkimucakira mpita nsubiramo kwa kundi amaso yamuturumbutsemo ndamubaza nti ndagira ngo tubwire ni abamotari banga bamaze kwambura kasike ati 7 noneho wumva ukuntu ari umugore na nimero yarazandikaga twaramusatse dusanga arazandika kwa kundi baba bazisize kuri moto inyuma yarazandika kugira ngo atazongera kubatega none se papa sava yatwaraga kasike agatwara n'amakashi y'abantu amakashi nyine yarabaheza mgawe yarabaheza urumva ko cyagiraga mu bintu kigahamagara ntago byari bumugwe neza oya umva nkubwire ibyo ntabwo ari ubuhemu gusa uwo harimo ikintu cyitwa ubwo nuwo yanakwica na moto yayitwara aho ngaho ariko rero ingamba zire gufatwa ariko nibyo namubwiraga ni nk'iki cyaha koko bagiye kugufungira uzagikirote oya none se ubundi wamugane papa sava reka nkubaza bazamufunga nk'umwambuzi bazamufunga nk'umuzimu bazamufunga nk'iki umushinjacyaha yarambuye icyo cyaha kiragenda kikarambuka kikaba inyunge bihemu umwambuzi w'ubwenge bushukana umushinyaguzi w'abari mu mva bashyinguye icyambuzi cy'amaboko umwicanyi utwara iby'abandi kuri bugigi no ku ngufu baraguhana nibyo namubwiraga ni sasha iyo ufashe 500 ukagenda ukabinywera ukavuga ngo ndi bwambura 1000 n'ubundi nka rugendo ukanyara zikagushiramo unywereye 4 ugasaga 1000 kigutwara byagutwara iki ubu nibagiye kugufuminga imyaka 70 ingahe uziriteke ariko nyine si itike gusa na kaske umva mubwire ariko bariye byabo byasubiyemo bareke none ubwo ntago wari ubundi wadutinyuka kuri Imana buriya nagenda agira ati wagize icyo gusa warubwira uvuga ngo cy'ubwo ryo rukurira gute
ngo nyine ngo nuko mbabara ntigende ubunere nawe unere mwabaza iyo minsi oya n'amashuri nawe unere nawe unere nawe unere pe nawe unere